Katwongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze bakunzi b'Intare Official. Turongeye turagarutse kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho muri rusange. Tugiye kwibanda kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi twizere ko mu by'ukuri mwaramutse neza kandi mukomeje mu by'ukuri kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho muri rusange. Turagarutse kugira ngo mu by'ukuri tubagezeho amakuru menshi ari kuvugwa ahanga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho turi buze kwibanda kuri byinshi bigiye bitandukanye. Turagaruka muri axe ya showa muri groupement ya Boabo, turebe ibiri kuhabera muri rusange, ndetse dusimbukire no mu gace k'ibita Kasopo, turababwira situation uko ihagaze muri rusange. Turagaruka ku kijyanye na groupement ya Ikobo, aho magingo ya ngaya imirwano yahabereye kuva kuwa gatandatu ku cyumweru ndetse n'ejo kuwa mbere. Kugeza ubu ngubu duri mu makuru, groupement ya Ikobo yose muri rusange yamaze kuba igenzurwa na M23 by'umwihariko, ariko kandi muri axe ya Rusamam ndetse na za Buleusa n'utundi duce tugiye dutandukanye nta mirwano ikiri kuhabera, ahubwo muri groupement ya hanga Kisimba niho hakomeje imirwano, aho ni muri territoire ya Walikare. Turasimbukira ko bita Jacques Cyabura. Jacques Cyabura ni guverineri wa Katanga. Uyu nguyu amakuru atugera tubwira ko uyu mugabo yamaze kuburirwa irengero muri rusange. Turabigarukaho tubabwire aho yaba yarerekeje n'ibiri kugenda bivugwa muri rusange. Warungu mu Burare imirwano irahazindukiye, tusimbukire ndetse na Kabare naho turebe ibiri kuhabera. Turagaruka ko muri Musenyeri Wilingumbi wabaze nta kinya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi uyu mugabo akavuga ko ngo ikibazo atari M23 ahubwo ikibazo ari ubuyobozi bubi bushyigikira ivanguramoko ryaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zivuga ko amasezerano basinye i Doha agomba kubahirizwa nta shiti, ariko kandi utazubahiriza aya masezerano ngo akaba ashobora kuzahura n'ibihano. Muri groupement ya Binza imirwano iraharamukiye, Bukombo naho muri axe nyinshi imirwano iraharamukiye. Nizere ko wowe wakoze subscribe mu by'ukuri tugiye kugaruka tuganira aya makuru ndetse tuyajyamo tuyinjiramo neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Ariko kandi mu by'ukuri wowe utarayikora nizere ko wayikoze, ariko niba warayikoze muri rusange anizere ko ndetse wakoze ugomba gukora share, like, share ndetse na comment, byaba ari ingenzi cyane muri rusange. Ikindi nizere ko mwebwe mukomeza kugenda amubana natwe, mukomeza kugenda mudukurikira, mwarakoze subscribe, byaba ari byiza cyane kugeza aho tuzagerera ku rwego rusanzwe. Ariko kandi muri aya makuru ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine, ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye bwana Clever Bemba. Clever Bemba, waramutse? Mwaramutse Macacari. Amakuru yaramutse? Amakuru n'ay'imvura, imvura iri gutonyanga rwose guhera nijoro, imvura yari imeze nabi. Ariko aho uherereye, kubera ko naha mu mujyi wa Goma ndimo ndabona ikirere kimeze nabi muri rusange, nawe niba ari uherereye ndumva ko ubu burasirazuba hafi wenda nko muri Goma, Masisi, Rucuro, ibi bice byose byegereye Parike Nationale ya Virunga, ikirere kimeze nabi kabisa muri rusange. Yego, ikirere kimeze nabi kandi n'ejo warabibonye yuko aho bwari kiri hose imvura yari imeze nabi. Nabona ikirere rwose urabona ko kitameze neza kabisa. Ubwo rero navuze nti tukimara kuva muri ibyo bice ndasimbuka ndavuga ngo reka tuze twiyegereze internet, hanyuma ibyo twarimo, hanyuma abakunzi bacu babibone, weho uba uhasigaye gatoya. Niyo mpamvu ngize rero ngo nkwifashishe, ngewe naje kwegera ngaha mu mujyi wa Goma kugira ngo turebe ibyo dutunganya, ariko mu kanya nshobora kuza kongera kumanuka nuko ikirere kitameze neza. Aho ngaho bimeze bite? Waduteguriye iki muri rusange? ngaha ibintu navuga ko bitameze neza, kuko wenda reka mbivuge uko biri. Mu kanya mbonye amakuru y'uko Wazalendo cyangwa ziriya nyatura zo muri anyatura abazungu bariya bo kwa Jean Marie Bona baje kurasa Wazalendo babo barindwi, babahura yuko ngo bashobora kuba bashaka kujya muri M23 muri uriya musozi bita Nyabikeri. Barabarashe rwose, barindwi babarahiye aho twinikaga. Harimo uwitwa Patrick Gasore, avuka hariya Inyabura. Harimo uwitwa Baziruwiha Jite, avuka Ikamatembe. Hariho n'abandi bahungu babiri bavuka hepfo
epfo ya hafi ya za cyungo ya Gahira, ahita i Buhimba. Yego. Abo ni abahungu babiri, harimo umwe ufite se bamaze kubambwira bose, ariko wenda nabo babiri b'Ubuhimba, wowe w'Ikamatembe, uw'inyabura, uvuka i Murambi, umwe w'umwungura hariya hafi ngo naho muri famiye bitwa babatuye, hakazana babiri bavuka mu Manyegamo ndayibona umuntu ayerekeza Zagomba. Yego, hafi ya Zagomba. Abo ngabo ngo bari bamaze kugira gahunda y'uko bagiye muri 23, ariko baza gukubitirwa sinyare bahita babica rwose, barabishe kabisa. Nicyo kibazo cyo gukorana na bariya, urumva ko ntabwo byoroshye kuba warabagiyemo ukabavamo, baba babona ko imbaraga zabo zigabanyutse, cyane cyane ko ubu ngubu batakibona ndetse n'abandi basore babajoyiningaho biragoye, urumva ko ntabwo byoroshye muri rusange. Hanyuma amakuru wagiye udutegurira, ndabona muri access zigiye zitandukanye hano za Nyabyondo hari amakuru ari kuhavugwa. Nyabyondo bimeze bite? Amakuru yaho ahagaze ate? Ko Nyabyondo buriya bahise Nyabyondo kubera ibyondo, birumvikana. Nyabyondo amakuru ari kuvuga hano za Nyabyondo senda ni amakuru navuga y'imirwano. Yego, ni amakuru y'imirwano. Wenda ino nkuru, andi makuru nuko 23 harimo amakuru y'imirwano. 23 yavanye abasirikare Nyabyondo muri Masisi, abandi bavana Kasheberi muri Warikare, ariko ntiyabavanye bose. Ni kuva saa 2 za mugi idahereje saa 2 kugeza amagingo yangaya n'ubundi bikirimo, kuko bari kubazana bamwe abandi bakabavana. Yego, bakaterekeza muri groupement wa Loa muri teritwari ya Warikare, aho ubona bari kwerekezwa ku mirongo y'urugamba, ndetse ukabona ko ngo na Wazalendo bari muri biriya bice nabo bari kwivanamo, bakabona ko hariya muri iriya wa Loa Nyungu, ndetse hakaza n'indi mitwe yitwaje intwaro iri kuza ihungiye hari iri guhunga avansima za 23. Twavuga ko kugeza amagingo ya niba bari kwerekezwa muri Loa Nyungu, ntibigaragara ko bwana Bemba Warikare ishobora kuba umuriro ugiye kwaka n'ubundi, nkuko 23 yavuze ko yayivuyemo bitewe n'impamvu za Doha umwotsi w'umukara ukaba ukomeje kugenda ututumba, bigaragaza ko ibiganiro byo bidashobora gushoboka uko byagenda uko ariko kose. Ese Warikare 23 ishobora kuba itagiye kuyinjiramo te nabundi bushya nanone ikayigarurira? Ikigaragara nuko igiye kuyinjiramo bwana Macacari kongera kuyigarurira, kuko n'ubundi hariho n'ubudifensi wenda twavuga bwari buri hariya ngo hariya ni muri utudifensi dushya twa PSRS twari turi mu nkengero bita za Showa. Ndahabona neza cyane muri groupement ya Bugabo. Yego, hariya urabona ko hasa naho yegereye muri Warikare. Udifensi nawe za Sarambwe zatuvukiyemo muri iki gitondo, ziradutwika, zirongera ziradutwika, nta na kamwe zasigaye. Noneho baba APSRS bo kwa Janvier Karayiri bose bahita bafata inzira berekeza muri Warikare. Noneho intare za Sarambwe nazo ntizigeze zihagarara, zakomeje kubakurikira. Uri kumva yuko ku ruhande rwa 23 irakora avansima, ikanatwikana defense izabo, ibirindiro byabo irabitwika. Idonke n'ibindi bavugaga ngo ibijyanye ngo no kubahiriza ngo agahenge, ubona ko buno rwose nk'uko bivuze uriya mwotsi w'urukara wamaze kuboneka ko nta kintu kigomba kuzubahirizwa. Biragaragara kubera ko ndetse na deployment zigaragara ku mpande zombi, ndetse ngendeye ku magambo nabonye Lawrence Kanyuka yongeye kwandika ku rukuta rwe rwa Twitter, biratanga mu by'ukuri impanuro y'uko byanga bikunze urugamba ariho noneho kera kabaye rwajya rugiye kuba, naho ibijyanye no guhagarika imirwano turaje tuwenda tubigaruke mu makuru yacu, ndetse tugaruka n'ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi bwana Bemba, amakuru nanone dufite
dufite ahangaha tugera aratubwira ko bidasubirwaho nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi ku cyumweru. Biravugwa ko grupema ya Ikobo yose noneho kera kabaye nta na gace n'aka na kamwe gasigaye mu maboko ya coalition, ngo yose iri kugenzurwa na M23 bwana Bemba. Ngo ibitero bisigaye bigabwa ahangaha muri Ikobo ngo biba biturutse muri Kisimba. Situation y'ahangaha imeze ite muri rusange, kumva ko M23 ikontorora grupema ya Ikobo nta na gace n'aka na kamwe, yaba notabilité yaba localité yaba iki, twose tukaba turi mu maboko yayo nk'uko byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bwana Bemba. Yego nuko ngo kaze iminsi isa naho iriya grupema Ikobo isa naho yose M23 yafashwe, ariko noneho Wazalendo cyangwa reka tuvuge iriya mouvement coalition de mouvement pour le changement CMC, ariko iyobowe na Bigabo wigumiye kuri General autoproclamé cyanunga cya Dominique. Yego baje kugaba ibitero muri Rusamambu na Bukumbirwa, kandi muri grupema Ikobo intare za Sarambwe zirabakubita kuko mu nkengero za Rusamambu na mu nkengero za Bukumbirwa bari bafitemo utunuzu tudifense bari abo muri CMC. Intare za Sarambwe zongeye zirabakubita, ariko noneho utwo tudifense bari bafite mu nkengero ntabwo twari turi muri grupema Ikobo, ahubwo twari turi muri localité Banamurema, ni muri grupema Kisimba. nawe intare za Sarambwe rero zabakubise, naho zabakuyemo nuko ngo localité nani grupema yose ya Ikobo iri gukontororwa na M23, noneho hakiyongeraho na 60% rero muri grupema Kisimba igice gituwe, 60% igice gituwe, 40% y'igice gituwe ifitwe na za Wazalendo, 60% y'igice gituwe ikagirwa na M23. Urumva ko ibi ngibi ntabwo bigaragaza ko situation ya site ya pinga kugeza amagingo ariyo ifatwa wenda nk'agasantere gakomeye ko muri biriya bice. Ubu ngubu pinga bihagaze bite? Hariya reka twite ko ari muri Warikare Est. Ni ukuvuga ngo shefu yeye Warikare Est ni pinga burya. Ni pinga, ni ukuvuga ngo pinga naho ikintu kigaragara nuko hari abaturage benshi bakomeje kujya bava muri Kisimba. Bariya bagiye baturuka muri za Peti, abandi bagaturuka za Mera, abandi bagaturuka za Minzenze. Bamwe bari gutoroka bari kugaruka mu bice byabo hejuru y'inzara. Ejo bundi babivuze bati kuki batasubira iwabo, nakubwira ati kugira ngo basubire iwabo ugiye gusubira iwanyu bakumerera nabi. Bamwe bari gutoroka, ariko bijyanye nuko bari kubona avancement za M23 hariya muri pinga, bakavuga ati umuntu ugiye kwaka ahangaha. babona ko umuntu ugiye kwaka bagahita bigira inama bakavuga ati reka tuba dusubiye inyuma hakiri gake tuba turi kwigendera. Uno munsi hagataha umwana, ejo hagataha umugore, ejo bundi hagataha umugabo, kugeza igihe abandi bose bazaza bakarangira bari gusubira muri famiye zabo. Urumva ko ntabwo byoroshye na gatoya, ndetse benshi babarira baravuga bati pingo ko byagenda uko ariko kose bazayinyuguza mu kanya nk'ako guhumbya. Byumvikane neza, ubwo ngubwo bidasubirwaho. Twavuga ko grupema ya Ikobo nyuma yuko biriya iya mirwano igiye iba muri biriya bice, ariko kandi hakabonekamo ngo ibikorwa by'ubusahuzi muri axe zigiye zitandukanye. Nko mu joro ry'ejo biravuga ko hari habayeho infiltration zo kwinjira muri Buleusa, baraza barasahura baragenda, ariko birumvikana ko ngo bamwe ngo barigitiye mu mago. Nicyo cya kibazo cya infiltration usanga mu baturage bafite imikoranire na za Wazalendo cyangwa se niyo mitwe y'abana babo muri rusange. Gusa wenda uduce twavuga ko twabimburiye utundi nko muri grupema ya Ikobo, ubwo twavuga Buleusa, tukavuga ndetse Rusamambo, tukavuga ndetse na za Bukumbirwa n'ahandi n'utundi duce tugiye dutandukanye, yemwe n'utundi. Hanyuma wenda twavuga ko hatahiwe agace iyi grupema ya Kisimba akaba ariyo ikiri kubarirwamo imirwano. Bwana Bemba, nyemerera dusimbukire muri teritware ya Rucuro. Muri Rucuro amakuru arambwira ko muri grupema ya Bukombo ngo haramukiye naho ngo imirwano n'ubundi M23 ngo ikomeje ngo guhigisha uruhindu
inyeshyamba za Semusinyatura mu bice birimo za Kitumva, ngo aho bita Kitumva, urumva ngo ndetse no muri axe zimwe zigiye zitandukanye za hariya za Burere ndetse naho bita za Kashovu ngo na za Kibwe Nord, ngo ahangaha ngo hakomeje ngo kumvikana imirwano. Ese iyi mirwano buriya muri ibi bice Bwana Bemba ishobora kuzarangira ite ko M23 irahiga n'ubundi bakinjira muri parike bakongera bakagaruka? ngira ngo hereze kuri no mirwano wenda uburyo bishobora kuzarangira. Uyikuye buriya General Dominique Ndaruhutse kari agace ko muri groupe ma Bukombo, groupe ma Tongo, groupe ma Kabambo, yego, groupe ma ya Mutanda na groupe ma ya Gihondo. Ariya magroupe muko ari atanu yari yarayafashe, donc ahantu utaje yarafashe bugwate. Imitungo yarimo yose yaho ubwoko bw'abatutera yigaruriye ndetse agurisha n'imirimo. Uriya Dominique Ndaruhutse yaje kujya mu mujyi wa Goma atangiramo ubwicanyi, yica abahutu, sibyo? Yego, ni benshi wo yishe. Mama 23 ikimara kugera mu mujyi wa Goma yaramukubise aragunga, aragenda ajya muri pariki ya Virunga ari kumwe n'abari aba defender, ari kumwe n'aba FDL, ari kumwe na cya kigabo cyari cya kindi kimwe cy'igikumu wo bitaga Kabo, hapana bamwitandera Mbokani, Mbokani, yes. Arazamuka agezemo Mama 23 yaraje ikora operation biteze no wazalendo muri parike ya Virunga. Yego, baramukubita aragenda ajya muri Bambo kugira ngo buko urugamba rugiye kurangira Bwana Macacari. Muri Bambo aba mu nkengero za parike ya Virunga abana na ziriya FDL. Doke kuri ya muhanda yarazaga akagera hejuru za Makomare, akagera hejuru za Murindi, akagerwa yidegenje umwo, akagera muri za Tongo, akaza za Bambo. Intare asanzwe zikora operation ndetse n'ariya mu kibaya uvuye za Karengera. Bakoramo operation arahunga yerekera muri za Munani muri Mutanda. Mutanda baramukubita arongera amanuka ari kwerekera hariya muri za Gihondo, atangira kujya gaba ubutero hariya hari kuri Monisco, azariya zakiye aho bita za Kanyatsi, aza Musheberi. Uwo mwose aragenda ajyamo intare za Sarambwe ziramukurikira zimukuramo, azariya za Gatsiro, ibyo yego, arongera agerageza kugaruka hino ngo azariya muri Bukombo hafi ya za Birambizo, ajya agana ibitero, akagaba ibitero hariya na intare za Sarambwe zitangira kumutega icyo bita za wayi, umutega amambushi bamuturitse. Ibyo nuko ngo agace asigariyemo asigaye yaramaze gupanga operation zimeze gutya. Afata abasirikari 3 akaba mujye kuri uriya musozi, agafata abandi 3 namwe mujye kuri uriya, agafata abandi 3 namwe mujye kuri uriya, agafata abandi 3 namwe mujye kuri uriya, agafata abandi 3 mujye mu kibande cyanga. Noneho bamwe bakarasira hariya, ndabyumva. Abandi noneho intare za Sarambwe zakumva barasheyo zikajya kureba uko barashye, bakarasa bakiruka, zagera zikabura abantu. Abajya kumva ku kandi gasozi n'ubundi bageze ute bararashye abantu ko ari benshi. Bakohereza n'abasirikari bagerayo bakumva babandi bahise biruka, bakumva hasi mu kibaya bararashye. Ibi ni ibiki bajya bakumva mu gasisiro hakurya hari hakuyeho n'intare za Sarambwe, bakumva tuna abandi bo muri Semusinyatura bararashye. Bakavuga ati aba bantu noneho ni bimeze ku buryo ushobora ukibaza ati aba bantu ni bamwe bari barafite hariya, bamwe bari bageze hariya, ku buryo intare za Sarambwe zaje kubivumbura nyuma zimenya ko bapanga twa tuntu dusirikare duke twabo bakajya badushyira ahantu kugira ngo tubashe kugira gutesha umutwe Mama 23. Ubu ngubu urugamba muze Dominique Ndaruhutse abaserukeri yaramaze kurahira aravuga ati nta munsi n'uyu umwe uwo Mama 23 izaza muri Bukombo bihafate. Ariko yarafashe Bwana Macacari, birumvikana. Ifata hariya ifata za Bambo, ifata muri Mutanda, ifata Bukombo,
ifata n'uzariya za Gihondo, ifata grupema Kanyabayonga, yo nta grupema yose yagiye ifata sibyo, ariko yari yaramaze kurahira avuga ko batazayigeramo, ko batazigera bayifata. Yes, ubwo uretse bari gukora ni nka bwa butero nakwita ko ari ubutero bw'abiyaho. Yego, ubutero shuma buba budafite icyo bwageraho, ntacyo bwageraho uretse gutesha umutwe. Ndakubwiza ukuri ko mu gihe 2023 izaba nta zindi ngamba, urugamba sinzi niba urugamba rujya mu bwinshi, ingamba ubwo ni urugamba tu Kinyarwanda kiragoye, itagifite ahantu iri kurwana henshi, reka mbivuge gutyo ngo byakumvikana. Hari izakoramo isuku ku buryo uzajya kubona ukabona Dominique Ndaruhukira mufashe madede. Ndakubwiza ukuri. Yego, ikindi ntekereza ko n'ibikoresho arega ibikoresho babona, sinzi Musaga niba hari ahandi hantu bashobora kuba bazikura, ntibizagera igihe bikabarangirana na Bwana Bemba. Ako kantu kuvuze wenda nako merci beaucoup, kuko Musaga babonaga bayikuraga muri FARDC, bayihabwaga na guverinoma ya Kinshasa. Hano Musaga Dominique Ndaruhutse yabona kuri guverinoma ya Kinshasa ni amafaranga yaza muri telefone ye kabisa, ariko nayo ashobora kuburaho kuyaretirira kabisa, nabyo birashoboka. Ni ukuvuga ku kijyanye n'imbunda, ku bijyanye n'amasasu, ndakubwiza ukuri ko ntazongera kubibona. Bizagera igihe amushirane, bizagera igihe amasasa amushirane akambure nawe amanuka ajye Warikare n'ubundi nk'abandi, nubwo Warikare bizamugora. Reka mwereke impamvu bizamugora, kugira ngo azagire Warikare akazahira muriya paka arangiye ashonza agashyira nk'isabuni cyangwa nk'aboba. Nuko urareba bara muri groupe Mayikobo ifatanye hafi na za Ruwofu, ikaza groupe Mayikobo iraje igafatana na groupe Kanyabayonga, ikaza igakora kuri iraje igafata hakurya za hano muri za Iburayo, iri muri groupe Kisimba. Yego nuko mu groupe Kisimba na groupe Mayikobo yose niyo imaze kubiyama 23 yose ari muri Kisimba, nakayira na kamwe bari abazarendo bazaba bafite ko kugira ngo bazakomeze bari kwerekera mu gihambe cy'Evumba cyabo. Niko bimeze, nta nzira bazaba mu by'ukuri bakibonye, kandi bizabagora cyane. Twihuse cyane muri Kabare mu gace kitwa Kahungu, naho ngo haramukena n'ubu ngo ruracyambikane imirwano ngo iracyumvikana muri utu duce. Mbere kugira ngo twinjire wenda ku makuru ya politike ndanyuraguramo vuba cyane, amakuru aravuga ko ngo ahangaha muri groupement n'ubundi nahangaha muri Kabare, muri territoire ya Kabare ngo ruracyambikanye Bwana Bemba. Wenda keretse niba hari andi makuru wenda mu tundi duce wanyuramo mu minota mikeya kugira ngo n'aya makuru ya politike nayo tuyavugeho, kuko nayo arimo aracumba ku rwego rwo hejuru Bwana Bemba. Yego, muri Kodo hano na makuru avuga ko coalition ya 23 ya FPR Congo, abasirikari benshi n'intwaro nyinshi muri Sud Kivu bamaze kwerekera muri direction ya Mutebe Munanira, abyumva. Yego, bazamuka imisozi ya Rubarika na Businga ndetse n'imisozi ya Ngomo. Aho ngaho bari gukora iyo bita contour, donc bazunguruka iriya umusozi bita muri la chaîne de montagne bita Mutamba, Mitumba, ni Mutumba. Yego, ni muri donc ni muri iyo misozi iri hejuru, noneho ubwo ruhererekerane rw'imisozi basa n'aho bari kudeborda ntibake mu muhanda wa route nationale nimero 5. ngo muri gahunda kugira ngo binjire n'ubundi bari kwinjira muri ville ya Uvira. Ukabona yuko nta makuru nyambi byo kuvana hariya muri FARDC bari hariya, kuko mu FARDC yanyerereje ambwira ati dire donc amaelema benshi ariko benshi bama 23 baturuka hariya Mutebe Munanira, bari kuza bari kwerekera muri misozi ya za Rubarika na za Businga na za Ngomo, ngo basa naho bari gukontura donc kudepoza cyangwa kugira ngo bazamutike muri ya misozi ya Mutumba. basa naho bari kudeborda route nationale bake mu muhanda,
ariko bashaka kugira ngo begere Uvira. Urumva ko Uvira no mu kangaratete n'ubundi. Uvira iri mu kangaratete ku rwego rwo hejuru kubera ko isaha iyo ari yo yose mu by'ukuri abantu bashobora kumva rurambikanye, ni ubwo ni ku ruhande rumwe turi kuvuga Uvira iri mu kangaratete, ariko abandi nabo bakavuga bati ati natwe Bukavu, umujyi wa Bukavu ati turawukeneye, ati uko byagenda uko ariko kose ati natwe imbaraga twazizanye, ati turinjira mu mujyi wa Bukavu ndetse niba ngombwa na Goma tuzabakuramo, ariko ukabona ko mu by'ukuri ari ukukira igihe ugaseka bwana Bemba. Mwana ukwikira igiti ugaseka rwose. Twihuse kubera ko cyane nuko hariya igisirikare cya FARDC rwose cyamaze nuko yaba na guverinoma Kinshasa iri gutabaza ati Uvira tombe, Uvira tombe, Uvira tombe, kandi ukabona yuko ibintu bakomeje kuririmba umwanya ubundi icyo gikorwa kirakorwa kabisa, barimo baravuza induru ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma reka twihute mu by'ukuri duhite dusimbukira mu by'ukuri wenda ku makuru ya politike nayo ari kugenda avugwa. Gusa bwana Bemba, hari amakuru yarangeze ambwira ko muri groupe ya Binza naho ngo haramukiye imirwano ndetse muri axe ya Giseguru, dore ko imirwano yari yabaye mu minsi ishize, ariko ngo hongeye ngo kumvikana ngo nyuma y'iyicwa ry'aba FDLR n'ubundi biciwe hariya muri Giseguru hafi ya Parike Nationale ya Virunga, ngo hongeye kumvikana ngo urusaku rw'amasasu muri iki gitondo. ntabwo rwabura kumvikana, bari abantu batazera Giseguro ubaryama muri groupe ya Binza. Reka dufate groupe yose ya Binza 70% bari batuye n'Interahamwe cyane kabisa, kuko babagiye banamagara n'imiryango yabo ikava mu Rwanda imwe n'imwe ikaza gutura hariya muri Binza kabisa. nuko ngo nibo bafite imitungo, nibo bafite amazu, buri kintu. Ndoke twavuga ko aribo bakire bari hariya muri groupe ya Binza. Bagerageza no kugaba ibitero buri munsi bari kugerageza kugira ngo barebe ko bazongera kwisubiza Binza, ariko ni abanyarwanda z'abakongomani bazisubiza abatari iwabo. ntabwo byakoroha. Hanyuma Musenyeri Willy Ngumbi nawe asa n'uwabaze nta kinya abaga guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko ikibazo atari M23 ahubwo ikibazo ari ivanguramoko ryo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yashyize imbere. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo mu by'ukuri binyuriye kuri ambasaderi wazo yavuze ko ngo byanga bikunze amasezerano ngo agomba kubahirizwa ngo ndetse ngo utazayubahiriza ngo akaba ashobora kuzafatirwa ibihano. Ibi bikaba byavuzwe nyuma y'uko hasinywa amasezerano kuri 27, amasezerano akaba yarasinyiwe i Washington. Bikaba bivugwa ko ngo hazabaho ibihano bizategurirwa utazemera gushyiraho mu bikorwa amasezerano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Kongo Kinshasa. Hanyuma twihuse cyane turahita dusimbukira ku uyu mugabo ni guverineri w'intara ya Haut-Katanga. Uyu nguyu bamwita Jacques Cyabura, uyu ni guverineri wa Haut-Katanga. Uyu mugabo yamaze kuburirwa irengero nyuma y'uko avuze ko Corneille Nangaa, Joseph Kabila n'abandi bagiye batandukanye ari abavandimwe. Hanyuma Jacquemain Shabani, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, akamuhamagaza Kinshasa, bikarangira uyu mugabo aterekejeyo. Amakuru ahari rero ni uko uyu mugabo ngo ashobora kujoininga M23 isaha iyo ariyo yose. Bwana Clever Bemba, rero dore turi kugana ku musozo, nkaba ngushimiye kuba twabanye muri aya makuru. Nizera ko mu makuru yacu ari imbere n'ubundi turaba turi kumwe twageza ku bakunzi bacu. Wakoze cyane kuba twabanye muri iki kiganiro. Wakoze cyane uzana amacacari, reka ndebe uburyo natangira kwitegura turebe uburyo tuza kubora